dukomeje dusoma mu gitabo nanditse amagambo igihumbi yagufasha gusigasira ubugingo bwawe. Uko nakijijwe n'ukwizera. Iki kimwe mu bitabo nanditse ubwo nakiraga agakiza. Reka turebe rero uko naje kubona urukundo rw'Imana, urukundo Imana yankunze na mbere ntarabimenya. Wibuke mw'iJambo batubwira ko Imana yakumenye ukiri mu rusoro utanavuka. Ni ukuvuga ngo kuki abantu benshi tutabona urukundo Imana idukunda? Ni ukubera ko rwa rukundo rurahari, Imana yaratubonye, ariko twebwe ubwacu twibereye mu nzira z'ubuyobe z'isi za Satani. Ni ukuvuga ngo wahisemo inzira ya Satani, nta hantu uzabona rwa rukundo rw'Imana cyangwa ubone ukibereye mu nzira za Satani. Niyo mpamvu bigusaba ukabyuka ukiga ijambo ry'Imana, ukabatizwa, ukatura, ukerora no ukavuga ati nkurikira Imana, nibwo uzahita ubona rwa rukundo rw'Imana igukunda. Maze kubona urukundo rw'Imana inkunda rero, nararebye ndavuga nti Mana urakomeye, ni iki nakora kugira ngo ngunambeho ibyiza unkoreye? Reka nanjye nshakishe ukuntu nshaka kukumenya byimbitse muri izi nzira zawe, kuko nzi ko arizo nzira z'ukuri. Nuko rero ndatangiye gusoma ijambo, ndarisoma. Ariyo mpamvu ugomba gusoma ijambo ry'Imana ubwawe, nta wundi muntu uri gusomeye, ukarisoma ukaryumva. Niko ugenda wegera Imana ubwawe, kuko uri kuryisomera, noneho Umwuka Wera nawe akagutiza izo mbaraga, ukagenda ukanguka uva mu buyobe uza mu nzira z'Imana. Nuko rero navuze nti uburyo nakoreshwa bwose kugira ngo ngume mu nzira z'Imana, ugomba gukoresha amasengesho, ukavugisha Imana mu masengesho, ugasenga, ariko cyane cyane ukibuka gushima. Iteka ugashima Imana mbere yo gusaba. Shima, ushime umunsi n'amanywa, noneho ubone gusaba amanywa n'ijoro, ubone gusaba wabanje gushima. Nicyo kintu gishimisha Imana. Uvuga ati Imana, ibyiza unkoreye ndashimye kubera wankuye naho ngejeje nari naratakaye. Urugero, urebye nk'ubuyobe umuntu abayemo, Imana ikakuvanayo, ikakugira ubuntu ikakuvanayo, nta kindi kintu ukwiriye gukora usibye gushima. Amashimwe y'Imana, noneho wamara kubona wigoroye n'Imana umeze neza, ugatangira gusaba, ariko usaba ukurikije ibyo washimye, ibyo wagezeho n'ibihe, uko wasomye ijambo ry'Imana, uko wiyunguye ubwenge, uko wakurikiye inzira z'Imana, noneho Imana ukayisaba ukurikije bya bindi uri kugenda usoza, kugira ngo nabyo bize byuzuza ibyo washimiye. Nuko bigenda, urashima, ugasaba, ugashima, ugasaba, bigakomeza gutyo. Reka turebe rero ikindi kintu nize mu nzira zanjye zo kwakira agakiza, ni uko ugomba wicuza iteka. Dufite umunsi, dufite amasaha, dukora byinshi, ducumura kenshi. Ubonye ukoze ikintu kidakwiriye, ibyanze bikunze urabizi mu rwego, hita wihutira kwicuza, usaba imbabazi Imana, wigorore n'Imana. Nirwo rufunguzo ibindi byose ntabwo ushobora kubyirengagiza, kuko mu mutima wawe uba uzi neza ibyo umaze gukora. Ikindi rero cyuzuza ibi ngibi ni uko dufite rya jwi biturimo bitubwira ngo ibintu ugiye gukora ni byiza cyangwa ntabwo ari byiza. Byanze bikunze, iyo ugiye gukora ikintu cyangwa se ugiye no kureba ibintu muri tubigarukeho, hari ijwi rikuzamura rikakubwira ngo iki kintu nyamara ntabwo ari cyiza. Irindi jwi rikakubwira ati wabikora gutya. Iryo jwi ugomba kuryumvira ko byanze bikunze riba rifite ukuri, kandi uko kuri rirakukwereka. Ntabwo ushobora kwihagana ko uko kuri utakubona. Urakubona, ahubwo se urakwirengagiza cyangwa se ukurikiza. Uko ni kugenda wigura n'Imana, ujya mu nzira z'Imana, wumva ijwi ry'Imana rikubwira. Byongeye rero,
ntahandi twavugaga dufite amatwi yo kumva, dufite amaso yo kubona n'umunwa wo kuvuga n'umubiri. Uyu mubiri ni gute tuwutegeka? Ijambo ry'Imana riratubwira ngo niba ubona ugutwi kwawe cyangwa umunwa wawe ugiye kugomesha ngo ute mu byaha, amaso yawe, ibyo ubona, ibyo uvuga, ibyo wumva, ubona bigiye gutera mu cyaha, bikate, bivaneho. Kubikata mu bivana ni ukuvuga ngo iki? Ntabwo ari ukuvuga ngo ufata icyuma ukabikata. Wivuga ibitari ngombwa ubona biri gukomeretsa abandi cyangwa se ubona biri gutera ibibazo. Uko niko utegeka umubiri wawe. Utegeka umubiri, turabizi twese ko bitoroshye, ariko tugerageze kuko ijambo ry'Imana ryanditse uko bikorwa. Utavuga abantu cyangwa urebe itakureba, uko uri gukontorora umubiri wawe. Katurebere ijambo ry'Imana, urarisomye, uraryumva, ugomba gukora uryibuka, kurizirikana iteka, kurizirikana bikakwibutsa ibintu byose ugiye gukora. Igihe cyose ugiye gukora ibintu ukavuga uti hari ijambo nasomye rigendanye n'ibi bintu ngiye gukora, ese iryo jambo ribivuga iki? Ese iryo jambo ribyemereraho iki? Ukifashisha ijambo iteka ugiye gukora ibintu. Niko kwigorora n'Imana, niko rwa rukundo Imana yakweretse urwitura. None Imana ikavuga iti uyu muntu nubwo ari mu mubiri aragerageza uko bikwiye, uko bishoboka kugira ngo abe mu nzira zanjye. Nuko rero indi ntwaro wifashisha kugira ngo ube mu ijambo ry'Imana ni indirimbo zo gushima. Indirimbo zo gushima burya iyo zirimo amagambo cyangwa se zikurikiye Imana 100%, kuko Satani nawe azi ko mu ndirimbo ariko ayobereza abantu. Ureba indirimbo nyinshi zigezweho mu isi ni indirimbo twakwita izikora ibintu bya Satani. Kubera iki? Ko Satani nawe azi neza ko mu ndirimbo ariho ategera abantu akabagusha ko abantu benshi bakunda ibintu by'isi, kuririmba iby'isi. Ariko indirimbo zo gushima zumve, ubanze ushungure, urebe kuko nimba zirimo amagambo adahabanye n'ijambo ry'Imana. Noneho izo ndirimbo zigufashe gukomeza mu nzira z'Imana, ukurikiza izo ndirimbo zikubwira niba koko zikurikiza ijambo ry'Imana 100%. Reka turebe rero ikindi ugomba kuzirikana kugira ngo ukomeze usigasire rwa rukundo Imana igukunda. Imana ikunda ukuri kuko ari nyakuri. Ugomba kuba umunyakuri, wabyanga wabyemera ukavuga uti okay, reka niyemeze byibuze mu byo nkora byose gerageze kuba umunyakuri. Nunanirwa biba ari kamere ya muntu, ariko uvuga uti nagerageje uko nshobora kose, uko nshoboye kugira ngo mbe umunyakuri. Kunda ukuri, uvugisha ukuri, usangiza abantu ukuri, kuko niba nta kuri kuri muri wewe ntabwo uzabona Imana. Ugomba kuba umunyakuri. Tugomba kuba abanyakuri, tukiyemeza tukavuga tuti ibyo nkora nkurikije ijambo ry'Imana, nkurikije gushaka kw'Imana, ndabona ko ari ukuri kuko ngendeye ku ijambo, ntagendeye ku bantu. Wigendera ku bantu kuko abantu bazakugira umunyabinyoma kandi uri umunyakuri mu maso y'Imana. Kurikiza ijambo ry'Imana niryo kuri, uryizirikeho, wanaryizirika ku kuboko nk'uko ijambo ritubwira, cyangwa se wanaryizirika no mu ijosi, cyangwa se wanaryizirika no ku mutima wawe. Iryo jambo ugendane naryo, noneho rikubere kwa kuri guhinduka ukuri n'imbere y'abantu. Kuko utagendeye kuri ukuri, abantu bazahimba ukuri kwabo kandi ari ibinyoma, bakugira umunyabinyoma. Ariko uzi ukuri neza, ukaguma mu nzira z'Imana, ibyo binyoma byose niyo baba ari miliyoni kuri umwe ntabwo ushobora kuguhindura, kuko uzi neza ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kuko nabo bazi kwa kuri ko mu ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu ibyo bahimba byose ntabwo ushobora kugira ingaruka ku muntu umwe uri mu kuri no mu nzira z'Imana. Ntibishoboka. Ibyo ni ibintu byageragejwe bigaragarira buri wese. Reka turebe rero ikindi nigiye mu gakiza. Umaze kubona urukundo Imana igukunda, umaze gusoma ijambo, umaze kubona uko utegeka umubiri, umaze kubona uko uguma mu nzira z'Imana, ibyo byose urabona ko ari byiza. Uvuye mu buyobe, ubonye Imana igukuye, uri kubona Imana ikuganisha, uri mu munyenga w'urukundo rw'Imana, uko Imana yagukunze nawe urabyishimiye. Ikindi ukora ni iki?
wibyihererana. Ntabwo ugomba kubyihererana kuko nawe ugomba kubisangiza abandi kugira ngo nabo babone rwa rumuri umwijima washaka gutwikira. Umenye neza ko umwijima nta na rimwe ushobora gutwikira urumuri ubuziraherezo. Ni wewe ubwawe ushobora gutiza umurindi wa mwijima kugira ngo ugume mu mwijima. Wigutiza umurindi rero, vuga ati wa mwijima we, ndekura njye mu nzira z'Imana, kuko nzi neza ko hari abandi bavuye muri uwo mwijima bakaza mu rumuri, bakaba bari kubera abandi urumuri, nawe ugaheraho ubera abandi urumuri. Niyo mpamvu turi muri ino si, kuko tuzi neza ko nyuma y'ubuzima hari ubu bugingo buhoraho. Kandi ubwo bugingo buhoraho rero utarabamenya kuri mu urumuri ku bandi, ntabwo uzabona ubu bugingo buhoraho. Kanguka rero hari ubugingo buhoraho, kuko tuzi neza ko kugira ngo bigereho nuko ugomba kwakira agakiza, ukatura, ukabatizwa, ukavuga uti kuva uyu munsi niyemeje gukurikira inzira z'Imana n'umutima wanjye wose, n'imbaraga zanjye zose, n'ubwenge bwanjye bwose, akaba ariko ubera abandi urumuri. Kandi ijambo ry'Imana niyo ryatinda gute irihera. Kanguka rero wakira agakiza, nawe wakire ubwo rumuri n'urukundo rw'Imana bihoraho, urebe ukuntu urukundo rw'Imana ari rwiza. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.